Kubara igice cya 8. Amategeko y'Abalewi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, nushyira ya matabaza ku gitereko cyayo, ajya amurikira imbere yacyo uko ari 7. Aroni abigenza atyo, ashyira ayo matabaza ku gitereko uburyo butuma amurikira imbere yacyo uko Uwiteka yategetse Mose. Uku niko kuremwa kw'icyo gitereko cyaremwe mu izahabu icuzwe, uhereye ku ndiba yacyo n'uburabyo bwo kuri cyo cyaremwe mu izahabu icuzwe. Uko icyitegererezo cyari kiri Uwiteka yeretse Mose, aba ariko Mose akiremesha. Uwiteka abwira Mose ati, robanura Abalewi mu Bisirayeli ubahumanure, ubagenzereze utya kugira ngo ubahumanure, ubamisheho amazi y'impongano y'ibyaha, biyogosheshe umubiri wose, bamese imyenda yabo, bihumanure. Maze bende ikimasa cy'umusore n'ituro ryo guturanwa nacyo ry'ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo, wende n'ikimasa cy'umusore kindiho igitambo cyo gutambirwa ibyaha. Umurike Abalewi imbere y'ihema ry'ibonaniro, uteranye iteraniro ry'Abisirayeli ryose. Umurike Abalewi imbere y'Uwiteka, Abisirayeli barabarambikeho ibiganza. Aroni azungurize Abalewi imbere y'Uwiteka babituro rijungujwe, babe mu cyimbo cy'Abisirayeli, babe abo gukora umurimo w'Uwiteka. Abalewi barambika ibiganza mu mpanga z'ibyo bimasa, utambire Uwiteka kimweho igitambo gitambirwa ibyaha, n'ikindi igitambo cyoswa, ubihongerera Abalewi. Ushyire Abalewi imbere ya Aroni n'abana be, ubazunguze babituro rijungurijwe Uwiteka. Uko aba ariko utandukanya Abalewi n'Abisirayeli bandi, Abalewi babe abanjye. Maze Abalewi babone kwinjirira gukora imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro. Ubahumanure, ubazunguze babituro rijungujwe, kuko mbahawe rwose mu Bisirayeli, mbitoreye gusubira mu cyimbo cy'abana b'uburiza bose, imfura z'Abisirayeli zose. Kuko uburiza bw'Abisirayeli bwose ari ubwanjye, ubw'abantu n'ubw'amatungo, nabwiyereje kuri wa munsi niciragaho uburiza bwo mu gihugu cya Egiputa bwose. None ntoye Abalewi mu cyimbo cy'imfura z'Abisirayeli zose, kandi nahereye Aroni n'abana be Abalewi kugira ngo baba babo mu Bisirayeli, bakorere mu ihema ry'ibonaniro imirimo ikwiriye Abisirayeli, bahongerera Abisirayeli kugira ngo Abisirayeli badaterwa n'umuze nibigira hafi ya hera. Uko niko Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose bagenza Abalewi. Uko Uwiteka yategetse Mose ku by'Abalewi kose, aba ariko Abisirayeli babagenza. Abalewi bihumanure ibyaha, bamese imyenda yabo. Aroni abazunguriza imbere y'Uwiteka babituro rijungujwe, Aroni abahongererere kubahumanura. Maze Abalewi babona kwinjira gukora imirimo yabo yo mu ihema ry'ibonaniro imbere ya Aroni n'abana be. Uko Uwiteka yategetse Mose ku by'Abalewi, aba ariko babagenza. Uwiteka abwira Mose ati, ibi ni byo nkubwira ku Balewi, abamaze imyaka y'ubukuru 25 cyangwa isaga binjire mu bugaragu bw'ihema ry'ibonaniro, bajye barikoreramo imirimo. Nibamara imyaka y'ubukuru 50, bave muri ubwo bugaragu, be kugumya gukora imirimo iruhije. Ariko bajye bafasha bene wabo mu ihema ry'ibonaniro kurinda ibyo barindishijwe, be gukora imirimo iruhije. Uko aba ariko ugenza Abalewi ku by'imirimo yabo.